rero umva umuhungu ngize Imana ndakubonye rwose nsubiza amafaranga yanjye yiki ese se waranyweye banza ubyumve waranyweye ariko ni wanyweye nanyweye iki ibyo wanyweye byose bigiye birandeba nyine uransubiza make amafaranga yanjye naguhaye gute umbwira ngo ngutwerere ukamenya igikoma hari abantu baje nta kintu wansobanura gute wabikoze kuri ntabwo ngiye mbyumva uzi ko hari abantu baje mu bukwe bagatabana nabo batakinyweye ureba ugiye kuguha nk'urugero Eric yanwereye 15,000 ariko yanyweye igikoma cya desi 15 none ngiye ko natanze ikazi uzayigura igura 20 wewe wasanze inzoga twazimaze nyine wowe kuvuga nahereza amafaranga yanjye umva nyine tare maze ngusobanurire jewe kugira ngo tworoherane wasanze inzoga twazimaze urumva turavuga kugira ngo utahira aho ngaho kandi waradutwerereye ugutekera igikoma ugataha kimwe jewe ubuze reka nkubaze ifu y'igikoma igura ngahe ntago mbizi kuko naga ni ngiye wakiguze urambwira ifu y'igikoma igura ngahe igikoma se buriya yarenza na 2 okay niyo mpamvu rero mu mafaranga naguhaye kuramo nayiguze 21 fanta arya wazanye fanta nazanye petit mitsi erega nubwo ari ngiye wanazinyweye ibyo ntago bindeba warambwiye ngo utwere none ni gute ngiyewe aya ni gute wazana ikaziye urumva ni gute wazana ikaziye urumva ngo ngoroje kuntura nayo nanyweyeho yanyweyeho n'abandi bantu ahubwo wagize Imana no kuza ugasanga igikoma kirahari tukakigutekera ku ifu bari bantwerere iyo sukari yego nta sukari sivuye yego nta sukari yari irimo nyinshi ariko yari irimo none se kuki ifu y'amasaka mwana ese wagira ngo ngwe ifu y'ubutaka iyo ugira agasosoma noneho niyo mpamvu nishyura ariko kamanza nkubaza oya banza mbabariro umbwire kuva wavuka ari wanywa sosoma ntago wayinywa ufite amajiga ameze uko nguko wapi ntago waba waranyweye none se ugiye no kuntuka ntago nkututse ahubwo ndi kugusobanura kugira ngo ubyumve kuko abantu nkamwe ntago mucyumva nanjye narumvaga ngo byereze rabyibuhesha nkuzana petit mitsingi ese byibuze kutu dutama twava ibaza yuko umuntu wanyweye byeri azana inda byibuze urabona hari kimwe cya kabiri nigeze nzanaho wapi na ahubwo ugiye gupfa ariko mwana nyishyura ahubwo igikoma cyanjye ko mwakimaze ibikombe bibisha hafi jage yose niko gahunda ufite se koko nagura ibyanjye oya ese ndakwishyura intwererano ubundi ngaho tuganire ushaka iki amafaranga yanjye yo ubwo ndayahombye nyine urayahombye none se ko wambwiye ikesi yose ko utayimpaye niba wenda ikesi yawe yavuyemo kiriya gikoma wanyweye erega mani muri Kigali uno munsi turi kwa kangahe turi kwa 4 uno munsi turi kwa 4 kuwa 6 tuzahura ibintu byanjye byose biri ahangaha nuko nguko tuvuganye nta kindi ndenzaho kandi ibintu byanjye byose nzabibone amafaranga yanjye 21 n'ikesi yanjye igikoma byo nzakujyana hariya nacyo tuzabyiyeranjaho sawa abagabo bahuriye sawa bombastic side eye criminal offense ase akugira ngo utsuhuze urimo uransunika nagusunika se ibintu wakoze ejo bundi ubona muri mideni se ugeze ngo iki muri mideni ngewe ku buryo waza ukansunika ejo bundi nagutwereye angahe ayo wanwereye yose ngiye yarandeba nyine nagutwereye angahe nese ngiye ibyo birandeba ko uje kunyishyuza none intwererana nagisubize se yego nibyo ndana nese ibyo wariye wabyishyuye angahe nabyishyuye angahe urumva mu 5,000 wanwerera ariyo byaza unsunika uko nguko igikoma kisigaye kigura angahe wagira ngo hari ibindi uri kuvuga atari uzi ko isukari yahenze se cyane nabyuze isukari yarahenze ubwo se yari iri mu cyangwa hari oreshemo umuntu hari harimo sukaguru ni sukagura hari ni sukaguru harya bayita gute umuntu w'umugabo urifata bashyira mu gikoma yagatumira abagabo bamutwereye kwa kinyweye wagiye kukimena cyangwa warakinyweye bibaze ko nasanze warigasa n'igikombe jewe wowe nyine keretse hari undi wari uhetse nizere ko uri kuvuga undi atari njye we na regisi buri gikombe cyose nasanze mwacyogeje ubwo sinzi ukuntu ururimi rwagezemo ngo twageze gute mwakombye igikombe noneho ntabwo uri kunyibeshya nabehereye he mu ijage umva sha ibyo ntabwo ari byo nshaka ushaka iki uri kunyuma ushaka iki nshaka amafaranga yanjye angahe nshaka amafaranga 15 ugakuramo desa y'igikoma akadesa igikoma ntabwo cyari kinjije desa cyangwa igikoma cya desa gisigaye kibaho
igikoma gisigaye kigura iriya ni sosoma wari wanyweye reba ukuntu umajije kubyibuha gisura urabyibuka sha nta no kunyitura nta no kunyitura ibintu bya danje njye nakugiriye imana ngo wasosoma irimo umunyu aya ntago ari umunyu nta munyu wari urimo aho kugira ngo nkwiture biriya wakoze uri kunyumva neza nashaka esanse n'ikibiriti nkaza kuri ubu bwenda bwawe wambaye uri kubureba bw'ubushara nabwo unciriye ishati mu mafaranga nari kuguha wenda nemereye ko ndibuze kuyaguha nahita ngukata 2,500 ku iyi shati irahenze nayiguze 5,000 5,000 none iyo shati ureye nkata narayambaye reba ukuntu uri kuyikurura uramutse uyiciye yahasha igacika niyo mpamvu nkukase rero niyo mpamvu nkukase mbadira ukuntu zesa nta yandi magambo nshaka uri kubyumva neza genda we n'amadamu wawe mu biganireho tuganira kuki uri kubyumva tuganira amafaranga yanjye tugiye kunegosiya tubari igikoma wanyweye njye naguhereye mu ijage kanza reka memfashe ingofero njye naguhereye mu ijage urumva nese uri kumfatirana nese ingofero iguza ngahe yambare nabwo ndagukata nanjye nyambaye nabwo ndagukata nabwo ndagukase si 15 aboretse 15 icyambere ni ukunsuzugura mukase 5 none kunyambarira ingofero ukayishyira muri icyo gitwe ntabwo byari ibyo bintu bishimishije rero gukena icyubahiro yobanza rero wiyubahe niba uri umuntu tuvugisha abantu b'abagabo baraza ukabakiriza igikoma bana bagutwereye none niyo mpamvu warakaye aho sara amafaranga akujya mu itu ari amafaranga wayakoresheje kandi wari wantuye undi suri kunyishiza ingurube uri kunyishiza abagabo batinde ko yanjye sha 15 nangira ko yareko mba yatsindiye reka yewe ngo batinde abatinde nyine ese ndagutinya abaretse ngiye muri uyu mudugudu bitewe n'ukuntu nubaha abaturage baho sibyo njewe ndashaka uburyo twabikemuramo sibyo genda guha mu 1/2 wenda ntabwo nshaka gukomeza amagambo kutunashwana ngeje wone nzayago nta byakimwe ariko shaka amafaranga erega wanyweye igikoma cya 5 gukura amafaranga desi cyo n'iki gihe cy'ingofero hagasigaye 13,800 ayo mafaranga ejo nzayabona oya reka ngereka ngo umunsi kuko udashobora kuza ugasanga nayo mfite uzaza kwa 6 nzayabahera rimwe na rimwe mva mubwire sha kwa 6 mu gitondo nzayabona urabyemba sawa ali bobo waje pa bidi neze umva mugore mwiza nshaka ko amafaranga y'abandi yashyira hano kirane si kise no amafaranga y'abandi ayahe nshaka kushyira amafaranga y'abandi hano twariye cyangwa wewe wariye twariye hari undi ukeka ko twayasangiye se ni wowe ibyo bintu byawe nawe nshaka kubimenya ahubwo nshyira amafaranga hano yiki yo guhaha ubu tuvugana nsize mu rugo nta kintu gihari ahubwo shyira amafaranga yo guhaha hano ndasheri wanjye sibyo uno munsi wagira ngo ninde ari sinzi umuntu nyine wanteye umwaka utu ibaza ko ngeze hari haruguru numva hari ahirya nyine kuri ka kabari ka hano hino gutya murana babahungu watekeye igikoma umwe bita Rigisi n'undi bita Eric noneho barambwiye ati bashaka amafaranga yiwe bivuga ko mbemere ko nzayabaha ngo kubera iki ngo kubera ko nta nzoga banyweye nimba bari bazanye imwe n'inda nimba bari kandi bari baje kudutwerera sinzi impamvu bari kuyatwishyuza rero bari banyishe ndagira ngo turebe uburyo bwose twabasubiza amafaranga yabo basubiza mu buryo simbizi nyine turiyeranja tu reka nta kintu cyanjye kurare hariya mu rugo umva nyine ndabizi neza ko abakire bawe nibo bagutwerereye sibyo hari abaguhaye intebe hari abaguhaye televiziyo nashaka ko wenda byibuze iriya televiziyo twayigurisha badukubita nk'ijana tugahita tunikenura nyine nawe urabyumva gusa wumva ibyo bintu bibaho nta kintu cyanjye ukura mu rugo ahubwo ihangane batanye ariko nawe ninsanga utahishije utwo turaruga ariko se sha birarura byatubayeho kwa Damuru ni ibiki warabibonye nawe ukuntu none ikintu cyambabaje ukuntu yafashe agapeti kamwe ngo tukanywe turi abantu 9 nose wowe ni wari uhari
ngewe kangezaho byakashizemo. none se katurenzeho uriya mugabo wari uri ndimbe harya n'indekezi ninde ndayambaje naramuhereje nzi ngo arongera akagarure naramuhereje ngiye kubona mbona aragateretse n'abantu batatu tutarabageraho none ngiye kumva ngo badutekeye igikoma nk'aho batuzaniye akandi biriya bintu byarambabaje mani nge ntabwo bijya byemera oya buriya niyo kiriya gikoma cyiza cyuzuye mwana ngewe bamaye igice cy'igikoma nta nubwo cyari cyaje baguhaye igice none wumvise umunyu wari urimo niba ntabwo ari umunyu se wamenye se buriya niwe wari wabikoze cyangwa n'ubugegera Adamu urasangamo biriya bintu nanjye byaranshanze ariko umusaza wacu ariko ngewe buri kintu namukorera ariko usibye ko Adamu imyanzuro ngewe mufatiye tumaze guhura mu kanya mwamuye no ngofero mubwira ko nsubiza n'amafaranga yanjye agakora amafaranga 200 agakuramo n'iyi ngofero ubundi bindi ubina bwiza akayansubiza twahanye ko kwa gatandatu azansubiza amafaranga wese ngiye sinumva ari umunsi wa nyuma twahanye wo kumpa ibyanjye niyo gahunda nawe mufitanye ahubwo tugiye ubu twagiye ahubwo nyuriza What do you